rigamije gufasha abana bari kwitegura ibizamini bya leta, aho tugiye kubereka uburyo umwana yakimenyereza gukora ibizamini bisa neza n'ibizamini byagiye bibazwa mu bizamini bya leta, akaba yabisubiramo online kandi akaba yanareba na feedback amanota yagiye abona, gutyo uko agenda akora amateste menshi agenda arushaho kumuhugura no gushirika ubwoba mu gukora ibyo bizamini. Aha twinjiye mu rubuga rwa think big nk'uko mubibona, think big twabyanditse muri browser then twinjiramo, ukimara kwinjiramo uraza kumanuka ujye ahanditse login, ahangaha then ubwo tugiye kwinjira muri think big online coaching, turinjira mu ishuri twakanze kuri login, turaza kwinjira tugomba gushyira username na password. Aha wiyandikishije abafite password na username cyangwa se turanayiguha kugira ngo ujye waccessinga neza. Urugero ngiye kwinjira mu ishuri rya P6, username isanzwe irimo na password, ndakora login, then mu gukora login narangije kwinjira mu ishuri. Mu ishuri ninjiyemo harimo amasomo, ni ishuri rya P6 ririmo amasomo 5, harimo ikinyarwanda, harimo icyongereza, harimo imibare, harimo science elementary technology set, hakaba harimo na social and religious study. Then ngiye kubereka ukuntu umwana ashobora kwinjira, urugero nko mu isomo ry'imibare akaba yakihugura amateste arimo. Nakiritse ku isomo ry'imibare, rimwe rirafunguka, then ndamanuka hasi. Muri iri somo ry'imibare dusangamo ibitabo by'imibare kuva mu wa 4 kugera mu wa 6. Hari igitabo cy'umwarimu n'umunyeshuri mu wa 4, igitabo cy'umwarimu n'umunyeshuri mu wa 5, igitabo cy'umwarimu n'umunyeshuri mu wa 6. Hari test zirimo tujya dushyiramo test, tujya dufungura test ya mbere, mathematics primary living examination, test iri base cyane ku kizamini cya leta cyakozwe muri 2010. Urugero aha umunyeshuri azinjiramo, then akimara kwinjira akandi hano handitse ngo take the test here, urahakirika. Ucyakirika uraza kubona test iri base ku kizamini cyabajijwe muri 2010 cya primaire cy'imibare. Ni ikizamini amanzi yandike izina, urugero hano nanditsemo Louis, then ndajya next. Mu kujya next ibibazo birahita biza. Ikibazo cya mbere calculate, ni ikibazo cyabajijwe mu kizamini cya leta, umuntu waba afite questionnaire yareba neza ko ibibazo kidateye gutya. Ikibazo cya mbere gifite amanota 2, umwana agomba gukarikira ikibazo cya mbere, then ikibazo abonye akaza kureba igisubizo bihuye nacyo muri ibi bisubizo bine batanze. Ngiye kuba ko wenda ntari kubikarikira, reka nkwereke wenda kuri iki cya kabiri. Aha ni ukugira ngo mbereke uburyo umwana ashobora gukora ariko yitonze, atari ukuvuga ngo aragenda akireka cyangwa se ashyira ko abonye atamanje gukora. Icyo gihe nta kintu byamumarira, ariko iyo amaze gukora akareba igisubizo gihuye n'icyo abonye akaba ari cyo akirikaho, icyo gihe bigira icyo bimumarira. Icya kabiri, what is the place value of 4 muri mu 45,421. Wenda reka nshyire hano kuri hundreds, then
ahangaha kwaranja iyi mibare nacyo ni ikibazo babajije, uraranja uhereye ku muto ujya ku munini kandi nshyira hano ha kabiri. Then ni uko nguko umwana asoma ikibazo agenda anagisubiza ariko afite na draft ku ruhande ku buryo yimenyereza. Then reka nshyira ahangaha muraza kureba amanota mbona ndimo ndakora randomly. Aha litiro 0.4 bingana na santimeter cube zingahe, reka nshyire wenda ahangaha. Iki ngiki nacyo reka nshyire hano ekari use 4 liter and so ni iki ngiki araza gukora. Then arebe igisubizo bihura, reka nkike hano find the lowest common multiple ya 15, 24 na 40. Aha naho araza kuzikora zose hanyuma arebe igisubizo kiboneka, hanyuma ahitemo. Reka mpitemo 120. N'ahangaha araza gukora ahitemo igisubizo. Ni ibibazo byose bigize ikizamini cya leta agomba kubikora akabirangiza. N'aha ndahitamo, then ndimo ndihuta kugira ngo bitaza gutwara iminota myinshi. Then aha ni ukugira ngo mbereke uburyo umwana ashobora gukora kandi akanabona feedback uko agenda arushaho gusubiramo akaba yabimenya. Then akarushaho kwitegura ugakora amateste menshi cyane. Ni ibibazo bimwe bagenda babaza, ntabwo bitandukanye cyane mu bizamini bya leta, gutyo umwana yaba yihuguye neza kandi imufashije. Ntabwo ari ibintu bihenze cyane, uburyo busa nkaho bwihariye bw'uko umwana ashobora gukora teste mu buryo buhoraho bwa buri munsi, tubwishyuza amafaranga atari menshi. Urugero nka teste zihoraho ku mwana uri kwitegura. Aha ngiye next ngeze kuri section B, naho umwana arakora some ikibazo cya 31. Akore arebe igisubizo kirimo agihitemo, kuri B nayo ahitemo, kuri C ahitemo ikiri cyo, kuri D ahitemo. Then ntabwo ari amafaranga menshi cyane twishyuza yo gutegura bino bizamini, ku buryo nibura ku mwana umwe porogaramu y'amasomo 5 kuva atangiye gukora kurinda bageze ku munsi wo gukora ikizamini cya leta bakora test imwe nibura ya buri munsi ni amafaranga 25,000. Bivuga ko isomo rimwe nibura ni 5,000. Ntabwo ari amafaranga menshi kubera ko n'ubundi ushatse coaching y'umuntu ku ruhande akaza gukocinga umwana wawe hafi, ayo mafaranga ararenga nta muntu wayakorera. Ahangaha bimeze gutya uhitamo akarenze kamwe, ushobora guhitamo kora ukareba udusubizo duhura n'udusubizo turenze kamwe ahangaha. Then